umwana ahantu bahishije inzoga baradukubita bakenda kutwica ntago byari byemewe hanyuma iwanyu ntibabemereraga ntago batwemereraga hanyuma gusa mbangira ntaza kwibagirwa kariya kantu naringiye kuvuga uriya mujura byabaye ngombwa urumva ibintu byose byo muri saro babitwaye babirangije byabaye ngombwa ko iyo bashaka gukurikirana n'ababitwaye bari kubakurikirana kandi bagafatwa ariko ku byukuri byabaye ngombwa ko bamureka bakamubwira ngo igendere nibyo batwaye barabiheba kubera iki babonye ko urushi yakubiswe rwari urushi rudasanzwe ruhwanye n'igihano bari guha abo bose kubera yuko njewe naramanyutse mu kiganza ubwo rushi naramanyutse iyi mirongo mubona iba mu kiganza yamanyaguritse yombi nukuvuga ngo njewe namaze nk'ikintu cy'amezi nk'atatu ntashobora kurya ubugari ngo nkoze mu isosi rimwe umunyu kubera ukuntu ikiganza cyari cyamanyutse hanyuma mu kiganza haba ikinure n'ahantu hagoye gukira cyane ikiganza cirirwa kimena amazi kubera ikinure byaragoranye cyane kugira ngo ikiganza canje kizakire Abeli turabyumva rwari urushyi ruteye ubwoba urushyi rwakubise umuntu w'umugabo hasi ntabwo ari urushyi rusanzwe n'ukuri ahubwo ngewe ikindi kintu nibaza ubwo ndi kugira ngo numve aho imbaraga zawe zavaga yego waba ufite amakuru y'amavuta iwanyu bagusigaga amavuta bansiga cyo ni ikibazo gikomeye ariko ntekereza ko ari gikotori oya kuko nge mfite amakuru ko hari iwanyu hari ukuntu basiga abana amavuta y'intare oya ibyo iwacu ntago byashobokaga bakabakenyezagaho k'intare iwacu mu rugo uwo mwana akagira imbaraga mu rugo iwacu ntabwo ibyo bintu nabibonye kubera yuko ikinyemeza yuko bitashobokaga ahubwo hari abantu nyene izo mbaraga bazihabwa bazikuye mu bintu runaka nk'ibyo uri kuvuga urumva izo ni imbaraga z'inshakano bashatse ariko nje ndahamya ko mfite imbaraga originali zaturutse ku Mana impamvu ni iyihe twebwe twakuze umuntu yarwara hakaza umuturanyi ati rero uyu mwana yarwaye gutya na gutya mugende mushaka ibyatsi byitwa gutya na gutya nkumva babivuga mama akavuga ngo never ntabwo bishoboka nuko ngo twebwe ntibemera n'ibyatsi nje uku ndeba narinze nkurangana gutya ntaza amazina y'ibyatsi ntabwo babyemera ubu biragaragara ko ufite ibibaragwe ku ntoki yego ngewe nakubwiye ngo nabanje ndasenga ndavuga ngo Yesu ujye ubana nanjye mu bihe bikomeye abane nanjye imbaraga zawe ntizinkururukeho ntuza no kungirira nabi izi ntoki zawe mu by'ukuri uzikoza mu ngunguru y'amavuta ishyushye uzisiga amavuta asanzwe kuko nge ndareba intoki nkabona zitandukanye n'ahandi haba ku maguru cyangwa mu maso Abeli ufite izindi mbaraga ukorana nazo never ntabwo bishoboka hanyuma izo ntoki zawe wazisobanura ute nk'umuntu uri kuzireba bishatse kuvuga ngo izi ntoki ziyora imbaraga izi ntoki ziyora imbaraga nizo ziyora imbaraga reka intoki zanjye ni donc intoki zanjye nizera ntizishobora gukora ku kintu gihumanye intoki zawe nizera umumarayika umva ubundi njewe ndenze marayika unsaba ubusobanuro ngo ubusobanuro bukwereka yuko ndenze njewe marayika subiramo njewe nduta marayika subiramo inshuro ya kabiri nduta marayika subiramo inshuro ya gatatu abadukurikiye babyumve nduta marayika mbaza ati impamvu ni iyi urakoze cyane yego hanyuma nibutse abadukurikiye yuko njewe ndi umuntu Imana yabwiye ngo nshize ububasha ku isonga ry'ururimi umuntu wari we wese urenze nawe uretse na wewe ashaka be yarize dogitora ashaka be yarize umuntu wari we biza ntarinze gutekereza kubera kukimbaza usoza kumbaza igisubizo nje cyageze ku munwa nta kibazo na kimwe kibaho nje ntabasha gusubiza abanyamakuru benshi bagiye bambaza ibibazo bikomeye nkabisubiza bagatangara impamvu nkubwiye ko njewe Pastor Abeli Revera nduta marayika Bibiliya irambwira ngo abamarayika Imana ibahindura imiyaga ariko nje cyangwa twe Imana iduhindura umuriro ubwo wabyumvise ko turenze marayika abamarayika Imana ibahindura umuyaga ariko twebwe iduhindura umuriro umuyaga wazimye w'amashara wazimye w'amakarasi
nakubwiye ko nsubiza utarasoza mbere yuko dukomeza za muri iyo telefone abantu bayirebe oya iyo ngiyi yerekane neza bakunze b'imanira haleluya nteye ubwoba haleluya afite telefone yo muri rimwe abadiaspora ahubwo bamfashe mbona igezweho iyi telefone ya kera garagaza yitwa Motorola nta wundi wayibona ni telefone uyu mugabo ndabika bikomeye uyu mugabo yanteye ubwoba noneho nabonye telefone yo ndikanga ndibaza ntese mwoka byaramwe uyu murevera pastor ariko ubundi uri revera pastor wo muri hedini Église évangélique du Pentecôte au monde abari Bujumbura bahita babimenya iryo niryo torero ryanje Église évangélique du Pentecôte au monde itorero ry'abanyamwuka ku isi yose yego rya Gipantikoti yes urakoze cyane bivuze ngo ntabwo rikorera hano ku butaka bw'u Rwanda rikorera hano ku bw'u Rwanda hakurya y'Akanyaru yes Abeli ntabwo turi buze kugutinza cyane turimo turagana ku musozo ibibazo byadushiranye wagiye udusubiza cyane natwe ubwacu turumirwa bitewe n'inkuru yawe iratangaye uryize ihe nyama inyama ntarya uvuga izurya izondya inyama z'inka ndazirya ariko nkakunda cyane izihene nizo zikunda birushirije inkoko ndayirya ariko ubu tuvugana narazizinutswe inkoko sinshaka no kuyireba mu jisho nariye inkoko ngeraho nzizinukwa uyu munsi ntabwo ngishaka kurya inkoko ubu uzajya wirira ihene gusa unza ihene niyo inyama ntigera mpaga mu buzima bwanjye ni ifi ingurube yo ntabwo nyirya ingurube sinshobora kuyirya ariko abayirya simbaciriye urubanza nta n'icyaha kirimo ariko njewe ku giti cyanjye njewe ntabwo njewe ubona ari impamvu ki abakozi Imana bari kuvuka muri iyi minsi cyangwa abana b'impinja batari kuvukana imbaraga nk'izo ngizo kugira ngo noneho abarimbuka bakomeze kuba bake abanyabugingo babe benshi abari kubabyara ntabwo bihaye Imana cyane ngo imbaraga za mwuka wera zibakoreremwo kuko ikibyawe n'umubiri naco n'umubiri nikibyawe n'umwuka naco n'umwuka niyo mpamvu kuvuga ko mama wawe yakubyari mu mwuka udasanzwe ukomeye cyane buriya reka nkubwire Bibiliya iravuga ngo toza indero umwana azakurana akarinda saza nukuvuga ngo ukuri ni kubyara baravuga ngo ikibyara ningwe yego nagire mbabwire yuko ukuri niba ubyaye umwana uri umukirisitu wubaha Imana wemerwa n'ijuru haleluya nuwo mwana avuka ari udasanzwe kuko avuka ari umuntu wubaha Imana akavuka ari umutambyi nvuga ngo icuri nico ubyara niba ubyaye uri mu mubiri nukuvuga ngo uri umunyamubiri utari mu mwuka cyangwa utarimwo Imana nuwo mwana avuka ari kinyamubiri cyangwa kinyantege nkeya kuko uko umuntu ari niko abyara tugana ku musozo nyakubahwa pastori Abeli Karame ufite ababyeyi mfite ababyeyi bombi barahari ubu tuvugana wafata telefone ugahamagara mama wawe ukamubwira ngo nje ndi Eliya sinzapfa naje gutegurira mama ukubyara sibyo mutamakazi reka tuvuge mu kirimi cyabo yenda ashobora no kuzabona iki kiganiro wajya imbere ya mutamakazi ari kumwe na mutama ukababwira ngo burya ntabwo mwabyaye umuntu mwabyaye umumarayika mwabyaye ni Eliya waje gutegura Yesu inzira kugira ngo azaze kujyana itorero ryayo burya sinzapfa iryo jambo watinyuka ukaribabwira nagire nkubwire yuko mama cyangwa papa ntarinze no kubibabwira basanzwe babizi ijana ku ijana kuko mama we nyene ubwe azi yuko hari indwara yari yarananiranye ibitaro byose yarananiye abaganga bose abadogiteri bose njewe nategetse akayikira umunsi umwe yari yarabaye use nabona ubusobanuro bw'ukuntu mbyita uyu munsi yariyuburuye yongera kuba inkumi ahubwo yatambyara ntabakiriho kuko nibutse abadukurikiye ko guhera ku mwana wa mbere kugira kuri njewe wa karindwi bari barabuze umwana w'umukobwa twese twarabahungu gusa bari barabuze nukuvuga ngo ninje wafunguye indaye ahita atangira kubyara abana b'abakobwa nyuma yanje havuka abakobwa batanu bakurikirana mu 12
hapfuye umwe 11 turacyariho twese. Rero Imana yaduhaye umugisha kandi mu muryango wacu benshi turabapasiteri. Nta kibazo turashima Imana. Rero papa na mama n'abantu bashima Imana kubwanje cyane barabizi, ndetse kubw'impano nakuze bambonana mbabwiye nubwo Imana itabimbwira njewe nkavuga ngo ngiye kubareba ko bizera umwana wabo ari wenje. Nkababwira ngo iyi nzu uyu munsi ntimuyiraremo, ntarinze gushiraho ngo Imana iravuze, ntabwo bayiryamamo, barara hanze. Urakoze cyane, biteye ubwoba, ariko nanone ni ibice byinshi bigiye bitandukanye. Amakuru mfite nuko wigeze ufatwa ugiye kuraswa imbunda zanga kurasa. Ayo makuru niyo hari nibirenze ibyo nibitoya cyane. Twaciye mu bikomeye, ntabwo Imana ishobora kukugira ubukomeye itagucishije mu bikomeye. Urahamya ko ari iki cyatumye imbunda imitutu bari bakwerekeje idakora? Ni imbaraga z'Imana, ni imbaraga zawe ugendana, ni imbaraga z'umuryango? Byatewe n'iki? Ni iki cyakurengeye? Urakoze cyane, Imana iguhereza umugisha kuri ico kibazo. Ikintu cyandengeye ni Imana ikomeye iba muri njewe. Nukuvuga ngo kuko Imana yabonye ikibanza n'ubuturo muri Pastor Abeli, bituma ikintu cyose kije kwikubita kuri njewe kirasubira inyuma. Nukuvuga ngo bimera nk'amazi cyangwa se ngira ngo isuri rikubise ku nzu yubatse ku rutare. Iyo nzu nta kishobora kuba kuko iba yubatse ku rutare. Rero ikintu cyabitumye nuko ndi inzu y'Uwiteka, inzu Imana ibamo. Hanyuma bityo izo mbaraga rero ziba ziri muri njewe zishobora gutuma ikintu cyose giturutse inyuma y'uyu mubiri gitinya kikambara ubwoba. Abeli, reka tugushimire. Murakoze cyane. Kamutsa nimero yawe ya telefone ku buryo wagukenera yaguhamagara mu gasengana cyangwa ukamuha ubuhamya mu buryo burambuye. 078 58 64 705. Ufite na YouTube channel yivuge. YouTube channel yanje reka mbanze abari kure nabo wenda mbibutse buri yasi bose bapfa kubimenya. Akamenyetso ko guteranya 250 hanyuma 78 58 64 705. YouTube channel ni Narada TV. Noneho bongereho n'iyindi channel mfite groupe yitwa Amasengesho. Iyi groupe irakomeye cyane, bamwe abantu bo kwisi yose, imaze imyaka 5 uru rubuga rutangiye gukora. Umuntu yifuza kuja muri iyi groupe aze gufata iyo nimero ambwire umushyire muri groupe. Hanyuma ahita nyarukira kuri channel yayo nanone yitwa Groupe Amasengesho TV. Agenda jeho akore subscribe, akoreshe yandike muri comment, ubundi ajya kurikirana ubutumwa bwiza. Bakunzi bacu rero reka tubashimire kandi tubifurize umugisha w'Imana. Ngeze amahirwe ikiganiro kirangiye amahoro. Imana ishimwe cyane, habwe icyubahiro. Amen.